Aho ikaze mwese mukomeje gukurikira RTC cyangwa se Réveil ta Creativité. Uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro ubuzima bwacu. Kuri uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umuneke. Nubwo benshi bawurya badasobanukiwe neza akamaro kawo ufitiye umuntu, rimwe na rimwe ugasanga mu bantu bakuru bataha agaciro kuko ngo basanga ari abana. Abahanga batandukanye mu by'ubuzima bagaragaje ko umuneke ubamo imbaraga umubiri w'umuntu ukenera. Muri garama 100 z'umuneke habamo kalori 89. Ikindi ngukungahaye kuri vitamine nyinshi, imyunyu ngugu ndetse n'ibindi birwanya kwangirika k'uturemangingo bitandukanye. Umuneke kandi ugizwe n'amasukari yoroshye nka fructose ndetse na sucrose zongera imbaraga mu mubiri. Kubereye amasukari bituma umuneke uba urubuto rwihariye ku bantu bakora siporo bashaka imbaraga z'ako kanya ndetse no ku bana bafite ibiro bike. Bavuga kandi gukungahaye kuri fibre. Ibi bintu bituma urwungano ngogozi ruhora rutunganye, bikarinda constipation. Imineke ni isoko nziza ya vitamine B6. Iyi vitamine irinda udutsi duto two mu bwonko kwangirika ndetse n'ikibazo cyo kugira insoro zitukura nkeya. Umuneke kandi ukize ku myunyu ngugu itandukanye nka magnesium, manganese, magnesium, ikabigira uruhare mu gukomeza amagufwa no kurinda umutima ndetse n'umuringa witabazwa mu gukora insoro zitukura. Umuneke ukungahaye kuri potassium nyinshi ituma umutima ukora neza, ukongera udutsi duto dutwara amaraso, ibintu ngo birinde umuvuduko w'amaraso ukabije. Umuneke kandi ufite akamaro ko kongera potassium, ukanagabanya sodium akenshi igaragara mu myunyu ngugu cyangwa ibindi biri mu munyu. Ibintu biwugira ingenzi mu kugabanya indwara z'umutima nyinshi. Bavuga ko ushobora kuba ugira uruhare mu guhangana na diabete yo mu bwoko bwa 2, kanseri zitandukanye cyane cyane y'impyiko. Umuneke kandi ngo wongerera ubwonko ubushobozi bwo gutekereza ndetse ugafasha mu ikorwa ry'insoro zera. Ku bana cyangwa se abantu bakuru basinzira bibagoye, ushobora kurya umuneke umwe mu isaha imwe mbere yo kuryama bikagufasha gusinzira neza. Ikindi kandi ngo uzwiho kongera akanyamuneza n'ibyishimo, ukarinda kwigunga kubera ko ukungahaye kuri tryptophan. Iyi ikaba ari imisemburo y'ingenzi umubiri ukenera ngo ubashe guhorana ibyishimo, umunezero, kwibuka ibintu byinshi. Umuneke burya ngo wifitemo potassium. Iyi potassium ituma umubiri ukora neza kandi igashyira ku murongo umuvuduko w'amaraso. Ubushakashatsi bwakozwe na New England Journal of General Medicine ugaragaza ko gukoresha ibiribwa bikungahaye kuri potassium nk'umuneke bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso ku kigereranyo kiri hejuru ya 40%. Kandi ngo iyi potassium ikomeza amagufwa, ikanarinda kurwara impyiko. Mu gihe umuntu akoresha imbaraga nyinshi ngo ni ngombwa kurya imineke. Niyo mpamvu z'abana bakora siporo zitandukanye nka tennis barya umuneke, itwara ry'amagare barya umuneke, mu mikino hagati barya umuneke. Umuneke kandi ufitemo fibre ifasha mu igogora. Kurya umuneke buri gihe bifasha umuntu ufite udusebe mu gifu kuko yifitemo ubushobozi bwo kwica amabakiteri atera utwo dusebe. Imineke kandi ikungahaye kuri vitamine B6 ifasha mu kurema hemoglobin, imwe mu bigize amaraso. B6 kandi ifasha mu gushyira ku murongo isukari mu maraso. Umuneke umwe ugira agaciro gakubye inshuro 5 ibinini by'iyi vitamine umuntu afata ku munsi. Uretse kandi amavitamine twabonye, uretse kuba wakoresha umuneke urya, ushobora no kwifashisha igishishwa cyawo mu gihe warwaye zimwe mu ndwara z'uruhu. Burya ngo imineke yifashisha abantu cyangwa igafasha abanyiri kuyikoresha dore ko yifitemo ubushobozi bwo kongera umubiri ubudahangarwa. Ngayo nguko rero ibyiza by'imineke. Yari RTC. Ni nahangaha dusoreje ikiganiro y'ubuzima bwawe twabateguriye kuri uyu munsi. Reka mbararikire kuzongera kubana natwe ubutaha. Bye mwari kumwe ni Kwihangana Elisa Response.